Uyu munsi ngiye kubabwira impamvu zigera kuri 3 abantu basenga. Uzajya kubona ukabona abantu bamwe bajya gusenga ku rusengero bakaririmba bakabyina bagahimbaza, abandi ukabona babiretse, wa wundi biretse hakaba hari igihe ahagurutse nawe akajya gusenga, ndetse abandi ukabona nta nubwo bajya ku rusengero kandi bo muri bo bazi yuko basenga. Impamvu 3 rero ni izi ngizi: hari ugusenga uko wowe ubyiyumvamo umaze gusobanukirwa agakiza icyo ari cyo, ukabyuka ugakaraba ukajya gusenga ukiyeza, ukaba uzi n'impamvu uri gusenga ko ari uko ushaka umukiza ugakizwa koko bya bindi bya nyabyo ku buryo n'ukurebye wese abona ko ukijijwe. Gusa nanone si uko nguko bimeze, mutazibeshya ku bantu benshi bagiye batandukanye. Hari umuntu ushobora kureba ugasanga arakijijwe ariko ari we mupagani wa mbere ku isi kuko hariho n'abiyambika uruhu rw'intama. Ubwo rero impamvu ya mbere ni ukujya gusenga ubyiyumvamo, uzi icyo ushaka weho umukristo wa nyawe. Gusa gusobanukirwa umukristo wa nyawe nabyo biragoranye kuri iyi si. Impamvu ya kabiri rero, hari ukujya gusenga kubera ko ufite ibibazo. Usanga mu minsi isanzwe ntujya usenga habe namo, wirirwa mu rugo, bitari mu rugo buri mu kazi, ariko wahura n'ikibazo gitoya cyangwa se wahura wagera mu bihe bikuremereye by'amakuba, ukibuka ko Imana ibaho, uhaguruka ukajya gusenga kubera ko wabonye ugeze mu bihe bigoye bikakaye bitakoroheye habe na gatoya. Ako mwanya ugahita wibuka ko Imana ibaho, ugenda ukajya gusenga kuko wumva umwanya urimo utakunejeje, ufite byinshi ushaka gutura Imana, ariko atari uko wari usanzwe wiyumvamo kujya gusenga. Ndabizi hari abantu bakizwa bitewe n'ibibazo bafite, akumva nta handi yakura igisubizo uretse kwegera Imana. Ibyo bihe nabyo ndabizi bibaho. Impamvu ya 3 rero, hari n'abajya gusenga bitewe n'impamvu ngiye kubabwira. Swati icyo ashaka, swati cyangwa se umushaka. Avuga ku basore n'inkumi, hari igihe inkumi yitora ikajya gusenga kubera ko ikeneye umugabo mu rusengero, cyangwa se umusore akajya gusenga bitewe n'uko akeneye umugore mu rusengero. Ibyo ngibyo muzabibona kenshi, kandi kujya gusenga ntago bivuze yuko twese ariko tuba dukijijwe. Icyakora n'abakijijwe baba barimo nibona heriyeho icyiciro cya mbere, ariko benshi bajya gusenga usanga bafite ikibajyanye, wambaye neza ngo bandebe, ugiye kwirebera inkumi igiye kwirebera umusore, wagiye gusenga kubera ko ari mu bihe by'ibibazo atari uko abyiyumvamo. Ariko umukristo wa nyawe, wa wundi ujya gusenga kubera ko kabyiyumvamo kandi biri ngombwa, abona hari icyo Uwiteka yamukoreye, abona hari urwego arimo agenda ashyikaho kubera ibikorwa by'Imana. Nitwa Kabosi, wibuke gukanda subscribe aho hasi. Ndabakunda cyane.